Ikibazo cyawe giteye gute? Ikibazo cyanjye mfite ni kampani twakoreye bita Buwimu Limited. Iyo kampani yacuruzaga amatara, twarayikoreye tuyifasha gushyira abantu muri sisiteme kugira ngo bazabone uburyo bishyuza, bakatubwira ngo tuzajya duhembwa ku mukiriya umwe ari 2187. Ubwo rero twarakoze kuva mu kwa munani tugera mu kwezi kwa gatandatu tugikora, birangira tudahembwe. Na n'ubu ngubu niyo bahamagaye noneho ntibakigufata, nta nubwo wanabana cyangwa wadusubiza ubu ngubu. Ikibazo cyanjye nari mfite ni uko mwadukorera ubuvugizi tukabona ubugenda, twabona amafaranga natwe tukayakoresha ibindi, nk'uko twataye igihe cyacu tubakora akazi kabo. Mwakoreraga amafaranga 2187 ku mukiriya. Byabagizeho izihe ngaruka? Ingaruka byatugizeho nuko aho wari witeze amafaranga ntiwayabonye, kandi n'ibyo witegaga kuyakoresha ntabwo byakunze, kubera yuko aho wari wayateganyije utayabonye. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze.